Okay, nuko tugatangiye na animation series n'akabatoya nibagirwa kubufatanyena Mr. ndetse na Kibondo comedy. Nuko tugatangiye muri studio nago bari jyenyine bari kumwe no bitwa Hash ndetse na Mr. Nuko tugatangiye bakizwe ngwiki Japanese Creatings. Tugatangiye n'akabana bato mwicaye n'abazani dutangira nyarubwicaye hano umeze nkaho bwafunzwe. Dukora iki mwana? Jewe ndakorebesha abandi barakaye kirasoro. Ibi ni ibiki bibayera ece kiraseka orasuze usura gutya ndasuze arongera biraseka ibicojo kumba ari kubisurira tabegenda bisura by'igihita imikino babifunze hakunini bituzi ngo byakoze iki ariko murasobanukirwa. Bereshe biraha bisa nkaho gusura ariko bibonye biki ibi bicucu twafashe hano bisa nkaho mu mutwe ari zeru kombe byagize aho birakwera inzu byari byayuzuza nako negereza mwe nari nkoto ariko mwana abana bato mwana tukaruka hakunini kumbe hari icyazamuwe uyu kwicura byicuriye rimwe yiwe turashonje reka twinye kumbe kureba kuno hari icyaje bisa nkaho biteye kimwe ariko nibisa ceceraho cejya mu bende. Urabona rwose iki kintu twakizemo gisa nkaho kiri kubihindurira ubuzima bikavuga ibitari byo. Iki kureba ndapfuye we ndapfuye iki ni igiki nabaye we turapfuye byose bisakureza rimwe ibi bicucura birihisha ngo byihishe muri kaburimbo ntebeke uraha arabona basa ariko bamugiriye ubwoba besubire inyuma. Ibi bicucu ko bisubire inyuma ra byamutinye urasa nkaho ageze ku isaka kanya birehesha tarashaka kwisha ni nko kwisha muri kaburimbo. Bana bato nabazaniye intantayinimeti bamenyemo amafaranga na Hash bo bakabamenyeye nanjye mba nabakizemo ubusobanuro rwose. Yaje mu kato wenyine nibamuzi arababara uyu mujinga aje tutabeze akatwesekere ayo. Urabona ibi bicucu biri guseka umuntu twabazaniye ngo turebe eki barakimanura aragese komba ni kubitera irange bigasa nkuko bitasaga iki gukanura nawe naguru wacu nawe sanguriye sanguriya birashinyika kandi ko bishinyika ariko ari kugenda bazana kimwe naho yasanzuye. Okay kanze nongere njyana ikindi sha aba bicaye aha kibona ugutwi kibona amatwi birasa turi kimwe mwana uyu nawe kureba kanatwe twesheme sha turasa tagusoma sha biratangira birakina byasabanye kurusha bariye kabajinga bakinara bari hasi sha reka tubaseka. Aba bajinga barimo barabivanga kanze nkwereke manure bibiri byose barabise ndabona dusa mwana natwe twabaye nka bari namwe muze mu muryango wacu sha reka tuze sha natwe twisabanire turasa. Aba bajinga tudasa natwe tubaseke cyangwa tubahemukire barabakanga twebwe turarenze twabavunagura aba ayubuwe turapfuye ababahabaga. Okay nawe nabonye igitekerezo reka tubyine gutya birabajijisha mwibutse ukande subscribe ntaga comment kaba gakenewe mutubwire ukuntu byifashe reka turebe byatangiye kubyina nubwo ibintu bafungiye hano n'ibinyamutima mwiza n'abashakashatsi babifungiye hano. Nimba ukeneye ukuntu byageze aho urebe season ya mbere nayo iriho episode ya mbere n'aba bakorera mu nganzo natwe sha turabizi ko betingegera
uratubona natwe reka tukwereke sha tubakoreye mu nganzo ntego tya tubyina aba bajinga bari kubyinaho kugira ngo turebe ubushakashatsi tubaho kugeze byarabyinye biragira biraruha mwana aba bajinga bararushye cecekaho bajyana nanone ikindi bagitera irindira ikombe bagiteye ikimanye oyo gukanguka oyo ne mugenzi wanjye kureba uruhande rumwe aba barabona ari mugenzi wabo undi ruhande nabari bakabona ari mugenzi wabo oyo ne mugenzi wacu sha tubaye benshi none oyo ne mugenzi wacu bose bamuburiraho ngwino oyu ni mugenzi wacu urabona twebwe atari uwacu birakurura ibicucu kweno rata ngwino nawe kwino byakuruye umujinga biramukurura monde kure we mutuze mwese mufatane mwese mwaba inshuti mwibutse ukande subscribe urebe naga season ka kabiri episode ya kabiri nako nzakabazanira abajinga bari kandi na like na share ziba zikenewe cyane uyu kureba kunino hari icyo noneho cyazamutse gisa umutoko mwerewe uyu kadasa natwera bacoco biramumeneka ubwo nayo no kujya mu kato nakundi nuko tugashoje ukeneye akabiri yayo uzanyaruke kuri Kibondo komedi kandi like subscribe ndetse na share